Shalom shalom mwese abakurikiye muri Imana TV twonye kubasubiza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Tugiye kubaririmbira umuririmbyi wa 27 mu ndirimbo z'agakiza Uwiteka abaho umugisha. Igihe giti ntambari gashira, n'igihe gitumura ugacyaha, noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Mw'ijuru ntihazagera ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Mw'ijuru ntihazagera ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito. Ndirira kenshi muri iyi si ariko nuko ntarabona Yesu. hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Igihe gito gifite umuruho, n'igihe gito nkazabona Yesu. Nibwo nzabana ndukanye n'ibyago, nzaba mbumbatiwe mu maboko ye. Nziko mw'ijuru hataba umwijima, haba umucyo uhoraho iteka. Nziko mw'ijuru hataba umwijima, haba umucyo uhoraho iteka. Noneho ntacyo umubabaro untwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mw'ijuru nta mubabaro n'urupfu, Imana